Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose ukeneye kumenya ku buzima bw'umwana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni gute umubyeyi yakwitwara igihe cyose umwana we abona ari kuruka muri ya minsi ya mbere yo kuvuka. Ndabizi neza yuko ababyeyi benshi bahura n'iki kintu, ukabona umwana yavutse nyuma y'iminsi 2-3 atangiye kuruka, ukabura icyo wakora. Bamwe uzabona aruka ahera umwuka, bigucanganikishe rwose ubure ikintu wakora. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu wakwitwara igihe cyose umwana ubona ari kuruka mu buryo budasanzwe kandi ari muri ya minsi ya mbere nyine y'uko yavutse. Ndakeka iki kiganiro ari ingenzi cyane kwa mama kuko ndetse no ku bandi bantu bose, kuko ntekereza yuko kugira ubumenyi ntabwo bigusaba yuko ugomba kuba tuvuge ufite umwana ako kanya. Ejo n'ejobundi uzabyara, uzahura na murumuna wawe wabyaye, na mukuru wawe, wa muntu nyine uzaza kukugisha inama, ukaba ufite ubwo bumenyi bw'ikintu wamubwira. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ubumenyi ku bintu byinshi kugira ngo nuhura n'umuntu ukeneye ibyo bintu nawe uzabone icyo umubwira. Uyu munsi rero rwose ndabizi neza yuko abamama bahura n'icyo kibazo, ukabona umwana yavutse ari ku munsi wa 5, wa 6, wa 10, ariko ukabona umwana ari kuruka nyine bikagutera ubwoba. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira se biterwa n'iki? Kubera iki abana bakunda, ubundi si ukuruka ni nko kugaruka kw'amashereka. Ubundi akenshi biterwa n'uko aho igifu n'umuhogo bihurira ku bana biba bitarakura neza ngo byige kujya bifunga igihe cyose umwana amaze konka. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe amashereka agaruka. Abamama benshi bazakubwira yuko ari ukuruka nyine, ariko nibyo twita regurgitation, bivuga ko ntagaruka, ni regurgitation. Rero icyo gihe cyose nubibona umwana wawe ari muri ya minsi ya mbere yo kuvuka, biba biri normal, nta kintu kidasanzwe, ahubwo ugomba kwita nyine bya bintu ukwiye kumukorera kugira ngo ugabanye izo nshuro, ndetse n'igihe wenda yarutse, igihe ubona biri no gutuma, uzabona nyine abana benshi barabigaruye, atangiye guhumeka nabi, atangiye nyine kubura umwuka, kubera ko bya bintu bigarutse biraza binyure mu mazuru, binyure mu kanwa, bimere nk'aho biri kumufunga inzira z'ubuhumekero, nyine abe yamera nk'umuntu uri kubura umwuka. Ariko nukora ibintu ngiye kukwereka bizagufasha nyine kugira ngo umenye neza ko umwana ameze neza. Rero ikintu cya mbere nshaka kubabwira, ibyo ni ibintu biri normal, ahubwo bizaba ibintu bidasanzwe ryari, ni igihe umwana uzabona, ariko akenshi bikunda kuba ku bana hari hagati y'ibyumweru 3 na 6, ukabona umwana ari kurukana imbaraga nyinshi kandi yaruka akabita kure ibyarutse. Icyo gihe ashobora kuba afite ibindi bibazo umuntu akeneye kumenya ibyo ari byo, niho wenda ushaka kuzana umwana kwa muganga. Ariko nkubwiye yuko akenshi bitangira ku byumweru 3 kugera ku byumweru 6. Ikindi uwo mwana uzabona ari wo mwana utiyongera ibiro, utari kwiyongera ibiro nyine nk'uko bisanzwe. Ikindi ukabona ni wa mwana nyuma yo kuruka arashaka konka cyane. Uwo mwana rwose naba ari hagati y'ibyumweru 3, 6, cyane mbere yaho cyane nyuma yaho, nta kibazo kumuzana kwa muganga umuntu akamenya uko bimeze. Ariko wa mwana ubona ari kwiyongera ibiro neza, ari gukura neza, ari konka neza, ariko rimwe na rimwe ukabona amashereka ari kugaruka, akamera nk'aho rwose anamufunze inzira z'ubuhumekero, ibyo kwereka bimwe mu bintu nyine uzajya umukorera. Ariko banza umenye yuko nyine biterwa n'uko ibice by'umuhogo n'igifu aho bihurira, hamwe hashinzwe gufunga, hataraba amacuwa ngo hakure hige kujya hafunga hakomeze igihe cyose umwana nyine amaze konka, nicyo kibitera. Rero tuba tugomba kubiha igihe, kuko umwana bishobora kumubaho nibuza bikageza no ku mezi 6. Ugomba kubiha igihe, ahubwo nyine ukitonda. Niho ngiye kubabwiramo bimwe mu bintu ushobora gukora. Ubundi niba umwana ubona nyine agira ibyo bibazo byo kugenda agarura amashereka buri kanya kenshi, ikintu cya mbere ugomba gukora, uramwonsa ariko ntugatume ahaga cyane kugeza aho nyine ahaze cyane, igifu cyuzuye cyane. Umwonse, umugerere iminota, uba umurekeye, cyane yuko abana ntabwo bazi kwikura ku ibere kenshi. Iyo ahaze we ashobora kwikuraho akanajyana, ariko harimo abatazi nyine even kurekera
igihe bahaze bagakomeza konka kugeza arutse. Ubwo rero jya ugerera umwana umwonse ariko umwonse kenshi nyine mu byiciro umwonse kenshi. Noneho ibyo numara kubikora ukabona umwana wamwonkeje, jya ufata ka kana kawe rwose witonze ugashyire ku rutugu maze kukonsa ukaririmbire, utume kijuta, ukamaze nibuza nk'iminota 30 kibereye hano uri nyine gutuma ya mashereka amanuka ajya hasi. Ibyo bizamufasha kugira ngo numushyira hasi nyine ya mashereka amwe aba yagabanutse mu gifu abe yamanutse mu mara, hanyuma bigabanye kwa kuruka. Ibi rero numara kubikora nujya no kumuryamisha, wimuryamisha ahantu hacuramye ameze gutya, no, ibi nabyo byatuma aruka. Nabwiye ko cya gice cy'umuhogo n'igifu aho bihurira ntabwo haba harakomera, numuryamisha muri ino pozisiyo amashereka direct azahita amanuka. Ubwo rero ibyo nabyo ugomba kubyirinda. Muryamisha ahantu rwose hasa nkaho hegutse, niba no ngombwa uzana agasego umwana nyine umuryamishe ahantu hegutse neza atari buze kumera nk'ucuramye ngo amashereka agaruke. Hanyuma bino numara kubikora ndabizi neza ko bebe ntabwo azongera kuruka, nyine inshuro zo kuruka zizagabanuka rwose. Hanyuma numara kumuryamisha wenda ibindi ntekereza, tuvuge umwana aragaruye amashereka uri kubona nyine ari kugaruka biri kumuniga, fata umwana umuryamishe usa nk'umukikije urubavu kugira ngo wirinde yuko ya mashereka nyine yagaruka agahita agaruka akaba yajya no mu bihaha. Nibona ari kuruka gafate ugakikisha urubavu, ikindi niba iri kugaruka ibihanagure kugira ngo inzira z'ubuhumekero nyine zifunguke. Ibyo bizafasha kugira ngo na yandi yagarutse ataba yagenda nyine ngo afunge ibihaha nyine umwana agire n'ibibazo byo guhumeka. Ariko ubundi abenshi nyine biraba rwose akamera neza, iyo wamusukuye uhita umusukura neza mu mazuru ukareba ko nta bintu biba byasigayemo. Bizafasha umwana kugira ngo nyine atagira ibindi bibazo byo kuba hari ibyayoba bikajya mu bihaha. Rero ndashaka kubahumuriza, niba ku mwana ni ibintu bisanzwe keretse igihe yagize bya bimenyetso nakubwiye nyine. Ariko nanone nibiba ku mwana kenshi ukabona umwana atangiye guhumeka nabi, guhumeka insigane, icyo gihe